Muraho neza. Muraho neza. Yego, abakunzi ba Artist TV nka TV ikora inkuru zijyanye n'uburezi cyane mu rwego rwo kugira uruhare dutanga mu zamurwa ry'ireme ry'uburezi muri rusange. Kuri uyu munsi turi kuganira nande. Nitwa Stone Isaac, ndi umuyobozi wa kompanyi yitwa Stone Island Company. Ni kompanyi ikora ibijyanye n'imyidagaduro, ni mu karere ka Musanze ndetse no mu gihugu muri rusange. Ndi kandi umuyobozi w'abanzi mu karere ka Musanze. Stone Island ni izina rimaze igihe kinini kuva mu myaka 10 ishize, narakumvaga cyane uba mu bintu bitandukanye by'imyidagaduro. Ese Stone ibyo nibyo yize mu mashuri ye? Ntabwo ari byo nize mu mashuri yanjye, ariko nibyo nabayemo mu by'ukuri, nibyo ndimo. Kuri ubu Stone, abajene benshi badukurikirana ni abajene bari mu mashuri mu buryo bugiye butandukanye. Ese hari uburyo mugira mukorana n'ibigo by'amashuri muri gahunda zanyu za buri munsi? Turakorana mu bigo by'amashuri, turi hamwe cyane n'uburezi, cyane ko nibyo bintu uretse kuba dufasha abanyeshuri mu kuba bakwimenyereza umwuga. Ubu muri iyi minsi ubushize nko mu mwaka washize mbere ya COVID-19, twasuraga ibigo by'amashuri tujyanye n'imyidagaduro mu buryo butandukanye, ibirori, tujyanye n'ubutumwa bufasha inzego za leta mu buryo butandukanye. Stone Island uvuze ku kintu kijyanye no gufasha abana kwimenyereza umwuga. Ese kampani yanyu hari ikiguzi ica umwana ushaka gukora stage? Nta kiguzi, kereka iyo hajemo ibimutakaraho, ibimugendaho, nko kuba turamutse tugiye nko kuri tere akaba hari ibyo akeneye nawe bindi bimufasha. Nta kiguzi uretse ibimugendaho dushobora kumusaba ko agomba kuba afite. Umwana ushaka kubagana yabasanga hehe? Ashaka kugana Stone Island kugira ngo yimenyereze umwuga mu buryo bugiye butandukanye, yabasanga hehe? Stone Island Company dukorera mu nce zitandukanye z'igihugu. Turi Musanze, turi i Rubavu, turahari, turi i Kigali na Gicumbi. Kutubona biroroshye, ndetse no kudukontakta ku mbuga nkoranyambaga no ku matelefone n'ibindi. Stone, ndagaruka gatoya none ku buzima bwo mu ishuri. Ukiri mu ishuri, uri uyu munsi nka CEO wa Stone Island Company, izo nzozi wari uzifite mu by'ukuri? Nari nzifite cyane ko Stone Island naryise company yanjye, nagize icyitwa Stone Island ndi ku ishuri. Ku ishuri mu wa gatatu nibwo natangiye Stone Island, mu wa gatatu ha Troncome secondaire. Ubwo rero ni ibintu maranye igihe kinini, imyaka myinshi, ni ibintu nabanye nabyo mu mutima, mu nzozi. Stone Island Company ni ibintu narose imyaka yose. Kuri ubu ni iki wishimira? Nishimira ko Stone Island imaze kuba mbona imaze kuba ikintu kinini. Feedback mbona mu bafana no mu bavandimwe no mu nshuti muri rusange, ndetse no ku musaruro. Turakora ikintu tukabona abakigura, services twashyize hanze bakayikonsoma, product n'ibindi. Hari ukuntu izina ryacu rimaze kumenyekana ku buryo birimo bigenda bitworohera kuba twagira ibyo dukora cyangwa se ibyo dushyira hanze bikaduha umusaruro. Kuri ubu tubasanze ku cyicaro cyanyu kiri mu karere ka Musanze. Ni ibiki mukora, ni izihe serivisi muhatangira? Aha dufite department y'ibijyanye na entertainment. Dutegura ibitaramo, dufite studio y'abahanzi, dufite nanone indi department yakorera. Ubu nka company yacu twafashe icyemezo cyo kuba twatanga umusanzu natwe muri iyi minsi turimo ya COVID-19, tugafasha leta n'izindi nzego gukwirakwiza udupfukamunwa. Turabikora, ubu turi hafi mu gihugu hose, ku mashami yacu hose tuhakwirakwiriza udupfukamunwa, ku buryo iyo ni department. Icyo ni ikindi kintu turimo gukora muri iyi minsi kiyongera kuko twari dusanzwe. Ngira ngo ni byinshi, ariko ibyo by'ingenzi birimo na graphic design, gukora imyenda, gushyiraho amafoto, gufotora, gukora amarogo, amakashe n'ibindi bitandukanye.
Stone Island uvuze ku bijyanye na noise mask cyangwa se udupfukamunwa. Twageze aho mukorera tuhabona udupfukamunwa twinshi dutandukanye tugiye twanditseho byinshi mutandukanye. Ese mukorana n'inzego bwite za leta cyangwa mukorana n'abikorera ku giti cyabo? Dukorana n'inzego zose kuko agapfukamunwa gakenewe na buri muntu wese utuye ku isi. Umuturarwanda wese rero hari abanyeshuri dukorana nabo, ibigo by'amashuri. Ubu turi gusapurayinga ibigo by'amashuri bitandukanye tubaha face mask zijyanye n'amashuri, iniforume bambara zanditseho ibigo, ikigo ni ikihe, nimero y'umunyeshuri ni iyihe, kugira ngo abanyeshuri batazibana. Turi gukorana n'inzego zitandukanye, turi gufasha. Hari umwanya natwe tugeraho tugafasha kugira ngo byibuze natwe umusanzu wacu agaragare, ntibirangirire mu kuba twacuruza gusa, ahubwo tunitange. Stone Island, umwana ukiri mu ishuri ufite inzozi nk'uko wari uri muri Tronco mukagira inzozi y'igitekerezo cyaje kubyara ikintu kinini nka Stone Island Company, nk'imwe muri company y'icyitegererezo by'umwihariko muri kano karere ka Musanze kandi iyobowe n'umujene. Ni iki niye nama wamugira kugira ngo nawe ubwe azabashe gukabya inzozi ze? Ni ibintu bibiri by'ingenzi namubwira: kugira intego, cya kabiri kuba consistent. Niba ushaka kuzavamo umuririmbyi mwiza, niba ushaka kuzavamo umucuranzi mwiza, uyu ni wo mwanya. Intebe y'ishuri uriho, icyo bigusaba iyo ntego yihamye uyishyire mu mutima wawe ko uri umuhanzi w'ahazaza, ari cyo kintu uzaba ukora ahazaza. Noneho ubiharanire, ubihe umwanya. Ba ku ntebe y'ishuri ariko ufite intego, ufite icyo uteganya kuzakora mu minsi iza. Stone, umwana w'iki gihe wese abyiruka yumva ashaka kwamamara bijyanye n'ibihe turimo kubera social media, internet n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubwo bwamamare n'ibyo byose ni gute yabihuza n'amasomo ye ntihagire kimwe kiryamira ikindi? Ni izihe nama watanga? Biroroshye. Mbere na mbere umunyeshuri agomba kwibuka ko ari ku ishuri, yagiye ku ishuri. Ubwamamare, ubusitani ashobora gukenera byose n'ibizaza byubakiye ku ishuri. Mbere na mbere agomba kwiga ashyizeho umwete, ariko nanone byaroroshye ko umuntu ashobora gukora akantu gatoya akamumenyekanisha. Ntabwo ari ikintu kigoranye kumenya umwanya uw'ishuri n'umwanya uha imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Stone, tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa bwihariye wagenera abakunzi ba RTS TV? Icyo mvuga, ubutumwa bwihariye nabaha ni uko mbere na mbere gushyigikira ubumenyi ni ikintu cyafasha buri munyarwanda wese, ni ikintu cyafasha buri munyeshuri wese. Buri muntu wese agomba gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu. Kubaka igihugu rero nta kundi ni ugushyigikira iyi televiziyo, ni ukuyishyigikira. Bwana CEO wa Stone Island, turabashimiye kubw'umwanya mwaduhaye, twabasanze mu kazi kenshi, turabashimiye by'umwihariko. Murakoze cyane RTS TV. Mugire umugoroba mwiza. Murakoze cyane.